Imana igiye gufungura kandi uyu mugisha Imana igiye kuguha nagaru w'igihe gito ni w'igihe kinini. Mbonye Imana iguhuza n'umuntu w'umumaro, umugiriraho umumaro nawe akugiraho umumaro, kandi ibi bintu nkubwiye uzabirebesha amaso. Nagaru kuvuga ngo ndi uko nicaye hano kuri kamera ni wowe ndi kubwira, ni ukuri kw'Imana. Wowe ndi kubona mu bantu Imana igiye guhindura ubuzima mu gihe gito nawe urimo, ngo bizaca he ikora igito n'ikora igikomeye kikakwambika umupira mwibira rino banga igihe kikugira umusaza kandi ukiri mutoya, igihe kigukoresha ubuyede kandi ubitse diporome, igihe kikugira udafite agaciro kandi ufite agaciro. Reka tugushimire udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi ni Yubahwe TV. Niwumva Sam ni Sam y'Imana, Mungu wanyu, Mungu w'Abanyarwanda, umugabo ukunda abantu cyangwa se umusore unyita uko ushaka bitewe n'uburyo umbonye, ariko ndagukunda nkoza ku mutima. Uyu munsi turi kumwe n'umwe mu bakozi b'Imana isumba byose, umuntu usenga Imana ikintu ukakibona nk'uko yakibwiye Imana mu bihe bidatinze. Ni umusore ariko ucisha make, uzwi mu bwitonzi ndetse no kutagereranywa byinshi cyane. Abantu baramuzi, rero reka nguhe ikaze wowe wakoze subscribe. Reka tuze kutangira tumwakira. Yambaye neza, n'agakweto keza, agakaruvate, isuti ryiza, sinzi aho bamwambika. Amahoro. Amahoro. Wambarira hera? Sha noneho sinzi shop kwambika. Niba ari mu mujyi, niba ari muri yani ntago mbizi. Ni yani boutique. Banigiriye muri downtown. Hariya mu mujyi. Esha urakeye mwa. Urakoze Imana ibaho umugisha. Ntago Imana yadukoze isoni kandi tuyikorera, twe turabana mu rugo kwa data. Ariko Yubahwe TV abantu baragukunze. Yego, nanjye ndabakunda kandi bafite ku mutima, niyo mpamvu mbanagarutse kugira. Kandi waranavuze ati nahandi hano ngomba kujya. Naho ni kuri Yubahwe TV. Kuri Yubahwe, kuko iyo umuntu ajarajaye cyane birangira bimuvanze. Reka twibutse abadukurikiranye, nituvuga Yubahwe umva Imana, nta kindi cyo kubahwa ni Rurema usumba byose. Kandi nkubwire ngo iyo wubashye Imana nayo irakubahisha cyane rwose. Tangira usenga. Iyo wubashye Imana irakubahisha. Tangira udusengera, kuko nge n'amagambo menshi ufite uyu munsi. Urambwiye ngo ufite ubutumwa nzaniye Abanyarwanda. Ibi minota mike ariko mvugemo Imana neza. Muri rusange. Mu yandi magambo, wabyambariye, waberewe, urasa neza. Mu yandi magambo, data yisha abadayimoni. Urasenga nkwakira, winjira mu ijambo Imana yagushyize ku mutima. Okay, murakoze. Imana ibaho umugisha. Uriya Imana ivuga bikaba, uriya Imana twiringiye, Imana tubona uko bwije nuko bukeya. Ntago ujya usaza, nta nubwo bakwanika ngo byibura n'ijuru nirenga bakwanure, ahubwo kuba ari urukera na n'uyu munsi ni kukiri. Ni ukuri turagushimye, turaguhimbaje. Watanze ingabo nyinshi, turabizi zapfuye ku bwacu, kuko hari abegutse biranga, ariko twe twaramutse uko tubishaka. Niyo mpamvu turi kuvuga gukomera kwawe. Nyemerera data aka kanya uri ukubane natwe, duhagaritse amajwi yose adaturutse iwawe, yo yose tuyafashe miri, turatwitse, turakongoye, duhamagaye presence ubutatu bwera, Imana, Umwana n'Umwuka Wera. Nyemerera uganze henekuta rebokita mando yasika tarasi inekuta tarasi wirigiribora. Urakoze Yesu, nyemerera nyine ntaba ari ngewe ahubwo abari wowe. Icyo ushaka n'ibyo ukunda biba byo bigaragara. Reka nkubere ikiraro umungeri mwiza, wiyambukireho, wikorere, nkubere microphone, wivugire nk'Imana. Ugabanye umubare warimbuka, wongera umubare bakizwa n'izina rya Yesu. Amen. Nakwakira, reka bwira abantu. Urakoze. Amazina ni Emmanuel Hashakimana, wa mukunzi wanyu mumenyereye, mupanikote utari ikote, ukomeje gusenga utazabirambika kugeza ku buzima Imana yamuremeye. Imana igiye izaza kumucyurira. Ntago uzacika intege, nibibaho, ntuzasubira inyuma. Urakomeje. Ndakomeje. Nuziyanduza. Nakareka kuko nge nariyanduje. Rega nje ibyo nkora ndabizi, kuko hanze ndahazi, narahabaye. Wumva irari ry'ibyaha byararangiye? Kwa Makiri ndahazi. Ibyaha byararangiye ry'irari? Ubwo wansukisha iki? Wansukisha iki? Ubonye se iki cyecuru cyaguha amafaranga? Igicecuru cyama amafaranga. Yego.
bivuze ko twasambana se kereka ahubwo ubwo kereka dukoze ubukwe. umukecuru wamwemera? umukecuru utakibyara se umukecuru waciye imbyaro. umukobwa ukuze cyane nk'imyaka 40. imyaka 40 ari mu isezerano ry'Imana namwemera kubera yuko na Sara yabyageze mu zabukuru. icya kabiri n'umugore wa Zakariya nawe yabyageze mu zabukuru. ariko ndashaka kwakira ugatanga nomero uyu munsi imbere noneho mu kiganiro. Tanga nomero yawe ivugiye WhatsApp ndetse niyo guhamagarwa. Murakoze. Nomero ya WhatsApp ni 078 32 21 0. Subiremo WhatsApp 078 32 21 0. Iyo guhamagarwa 079 3 93 23 73. Warambwiye ngo abantu barakuriye ngo utarabona WhatsApp ngo harimo abantu bajya koherezaga amafaranga ngo ndetse bagukuraho umugisha bakayarya rwose nkazabimenya byararangiye. None ariko Imana yaguha telefone. Imana yamaye telefone. I love you papa. Mana karabivuze ngo kuko ari najambo Imana ivuga ngo bihere. Imana yajyaga ibimbwira. Nje nta magambo menshi ufite amashimwe ndi kubona ufite telefone nziza nagara iPhone nubwo ufite ikifuzo cya iPhone ariko iyo Imana yaguhaye irakabyara. Hanyuma tuguhaye ijambo vuga Imana neza. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Nihuse nubwo ndi butinde ndi kumva ndi mu mavuta koko nkuko babivuze. Tugiye gusenga Imana, tugiye kuvuga ijambo mu minota mikeya. Nzanye ijambo rivuga ngo Imana ikoze ibitangaza bitatu mu maso y'abatagukunze. Ikoze ibitangaza bitatu mu maso y'abatagukunze, cyangwa se Imana ikurwanira intambara utabasha kuba wamenya iki byose. Azahanwa n'igiti, azahanwa mu gicucu cyisumba byose. Hanyuma rero nzanye ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye rikomeye cyane tugiye kuvugaho akanya gatoya. Rivuga ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'Isamariya indenge y'ifu izagurwa shekeli 1, ingenzi 2 za sahiri nazo zizakurwa shekeli 1. Ibiciro bigiye kukatuka ibyo kurya birakatuka. Byakunda gute birakatuka rwose. Ngo cyari igihe cyari gikomeye ngo Abisiraheli bari mu buretwa, bari mu buzima bukomeye cyane, inzara yari ibishe. Hanyuma ngo ariko basenga Imana barataka. Ndagira ngo ngutangarezo neza amatwi gutaka kwawe kwarumvikanye, gusenga kwawe kwarumvikanye. Hari mareka w'Imana, Imana yoreje ku buzima bwawe. Hari mareka w'Imana, Imana yoreje ku kibazo cyawe. Hari mareka w'Imana uje guhindura amateka. Mwibire rino banga, iyo Imana ihinduye amateka abantu bahindura amagambo. Mwibire rino banga, Imana ikora igito ni ikora igikomeye. Mama nawe ubwawe wabonye Imana, nanjye wicaye kuri mikrofone nanjye nabonye Imana. Aho wicaye nawe ubwawe uneza amatwi urabizi urubuhamya bugenda ufite amateka. Twabonye Imana yadukuye mu byaro, Imana yadukishije amavunja, Imana yaduhaye agaciro. Urabizi nawe yaguhaye agaciro. Yababa we Imana yagukoreye ubukwe bwiza, Imana yajya kukubwira ko izaguha visa, urayibona ujya mu bihugu by'amahanga. Imana yajya kuvuga ko izakugira umuntu wo kwifuzwa, urabibona nawe uri wo kwifuzwa. Yakubwiye kuzarya ugahaga ukagaburira abatishoboye, ubwo rwego Imana yarisohoje. Hanyuma n'uyu munsi nibyo hari igihe uhagazemo ariko nacyo kigiye gushira. Ntago nzi igihe urimo ariko nacyo kigiye kurangira. Ntango nzi ibikugarije n'ibiguhiga ariko nacyo kigiye gushira, kuko hari cyari gikomeye nacyo cyararangiye urakibona. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo Abisirayeli bari mu gihe gikomeye, bari mu buretwa, inzara yari ibishe, bifuza ko bapfa bitewe n'inzara bari bafite, bitewe n'igihe bari bahagazemo.
nk'ibirori no bangama wowe uneze amatwi igihe kikwambura ikote kikakwambika umupira nk'ibirori no banga igihe kikugira umusaza kandi ukiri mutoya igihe kigukoresha ubuyede kandi ubitse diporome igihe kikugira udafite agaciro kandi ufite agaciro ngo bari mu gihe gikomeye inzara ibishe baburaga ibyo kurya baburaga ibyo kunywa hamwe bahagararaga ukagira ngo ni sikorete ziri mu nzira ngo nuko barataka nuko bararira ngo umutako wabo ugera ku Mana ugeze ku Mana Imana ihita ihagurutsa umuhanuzi nshima Imana igifite abahanuzi Imana iracyafite abakozi nubwo ba Sawuli biyandurishije ariko mu butayu ba Dawidi baracyahari Imana iri kwimukira amavuta mu yandi ngo nuko ihita ihagurutsa Elisa kandi ndumva afashijwe ngo nuko Elisa araza ahita abwira ubwoko bwa Isirayeli arababwira ngo nimwumve kuntu Uwiteka ambwiye ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu izagurwa shekeri imwe ingenzi ebyiri za sayiri nazo zizagurwa shekeri imwe ejo nk'iki gihe Imana yantumye ngo nze mbabwire ngo ejo nk'iki gihe hari amarira Imana ije kubahoza ejo nk'iki gihe Imana ikoze ibitangaza bitatu ejo nk'iki gihe Imana ibateguriye ameza imbere y'abanzi banyu ejo nk'iki gihe Imana ibishyuriye amadeni ejo nk'iki gihe Imana igukuye ku gisasiro wari uryamyeho ejo nk'iki gihe Imana igukijije iyo kanseri ejo nk'iki gihe Imana iguhaye diporome ejo nk'iki gihe Imana iguhaye akazi rebo kitamando yasika shato kidemando yasire ejo nk'iki gihe Imana iguhaye agaciro ejo nk'iki gihe Imana igusubijemo imbaraga we wari utenebutse ejo nk'iki gihe Imana iguhaye iduka ejo nk'iki gihe Imana iguhaye urubyaro ejo nk'iki gihe Imana igukijije ubwo burwayi ejo nk'iki gihe Imana igukoreye ubukwe ejo nk'iki gihe Imana iguhaye agaciro aravuga ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya ibyo kurya bigiye kuhananuka ibiciro ejo nk'iki gihe ikiro cy'umuceri cyaguraga 800 kiragura igiceri cy'ijana ejo nk'iki gihe hari ubutayu Imana igukuyemo mama papa hari ubutayu Imana igukuyemo ejo nk'iki gihe perime yawe Imana yihaye agaciro ejo nk'iki gihe Imana iguhaye diporome ejo nk'iki gihe iyi visa ene kutarebo ene sasomo umaze igihe ushaka Imana irayiguhaye ndi kubona Imana itanga ibyangombwa ndi kubona ejo nk'iki gihe Imana yongera kubaka urugo rwawe mugabo yari yaragutaye ariko ejo nk'iki gihe Imana iramugaruye ejo nk'iki gihe ndi kumva umugabo utaguha agaciro agiye kuguha agaciro papa umugore nta gaciro aguha ejo nk'iki gihe ene kutarebo ene sasoma umugore agiye kuguha agaciro nicaye handa hishuriwe mbonye abantu bamaze igihe babana ariko bakabana batumvikana buri wese yafashe uburiri bwe ariko Imana irambwengejeho nk'iki gihe ayo matiku mufite mu rugo Imana irayaciye Imana ibahaye kongera kumvikana mugiye kumera nkaho mwongeye guhura bundi nkaho mumenyanya ako kanya jo nk'iki gihe hari abantu Imana ikuyeho imbaraga zo mu bapfumu jo nk'iki gihe
hari kandi Imana itesheje agaciro ku buzima bwanyu. Ejo nk'iki gihe hari amatangazo atatu Imana imanuye ku buzima bwanyu. Mpamvu baguteye batayibajije, niyo mpamvu Imana ije kugutabara itababajije. Ejo nk'iki gihe urakoze Yesu. Ejo nk'iki gihe Imana ikwishyuriye amadeni. Ejo nk'iki gihe Imana igukuye mu butayu. Ejo nk'iki gihe icyo Imana yavuganye nawe ije kugisohoza. Ejo nk'iki gihe Imana igukuye muri Nyabindi. Ejo nk'iki gihe Imana iguteyeho inyama. Ejo nk'iki gihe Imana iguhaye ijambo mu muryango uvukamo. Hene kutare boneta ya shato kidemando ya sika. Rere boyene sasoma. Tarasire wirigirimo. Ejo nk'iki gihe hari ibintu bitatu Imana ikoze mu maso y'abatagukunda, mu maso y'abatagushaka, mu maso y'abagucira, y'abakuvuga urutari urutego, mu maso y'abakuryanira inzara, mu maso yavuze ngo ntacyo uzimarira. Aho niho Imana igiye kugutabarira. Ejo nk'iki gihe Imana ikoze ibintu bitatu mu maso yabo. Abo bakuvugiriza induru nibo bagiye kukuvugiriza impundu. Ibiri kukubaho Imana yambwiye ngo nkubwire ngo cyari ikiraro kigusatiriza ku cy'Imana yakuvuzeho. Ayo majwi yaguciye intege nubwo uri mu buzima bukomeye, Imana yambwiye ngo yari ifirimbi iguhamagariza kuza kugutabara. Iravuze ngo irirahiriye. Ejo nk'iki gihe hari ububyutse Imana yongeye gushyira mu buzima bwawe. Ibihe by'Imana byari byaragukamutsemo, ariko Imana irambwiye ngo ejo nk'iki gihe Imana ikwambitse imbaraga. Ejo nk'iki gihe Imana ikugize uw'umumaro, Imana ikugize udasanzwe, Imana ikugize ukomeye mu gihe gikomeye. Ejo nk'iki gihe Imana iguhaye kujya kurangura Dubai nk'abandi. Ejo nk'iki gihe Imana iguhereye abana bawe ubwangi bahaye amanota meza. Ejo nk'iki gihe Imana iragusekeje. Bintu bitatu byihuse Imana ije kubikoraho. Imana yambwiye ngo ejo nk'iki gihe hari abantu Imana ije guhanagura amabyi, hari abantu Imana ije gukuraho igisuzuguriro. Abanyegiputa babasuzuguye, ntago abanyegiputa Imana ivuga ari abandi. Abaturanyi baba abanyegiputa, abo mukorera mu kazi baba abanyegiputa, abo mubana baba abanyegiputa, imiryango yawe utuye baba abanyegiputa. Kuko ntago uzasuzugurwa n'abantu bakure, ahubwo uzasuzugurwa n'abakuzi. Aho ngaho waburiye agaciro niho Imana iguhereye agaciro. Imana yambwiye ngo ejo nk'iki gihe imiryango yakuvuyeho igiye kukugarukira. Ejo nk'iki gihe mushahara Imana irawongereye, nutiza wafataga Imana iragukubiye gatatu. Ejo nk'iki gihe ikugize umuntu ukomeye. Ejo nk'iki gihe ikugize umugabo nyamugabo. Ejo nk'iki gihe Imana ikugize umubyeyi. Hene kutare boneta ya sire mando ya sika rerebo enetaya. Reka nguhanurire wowe unyamakuru, reka nguhanurire kandi ibintu nkubwiye n'ukuri kw'Imana. Ndi kumva Imana imbwiye ngo hari umugisha wa Imana igiye gufungura, kandi uyu mugisha Imana igiye kuguha ntago ari uw'igihe gito, ni uw'igihe kinini. Mbonye Imana iguhuza n'umuntu w'umumaro, umugiriraho umumaro nawe akugiraho umumaro. Kandi ibi bintu nkubwiye uzabirebesha amaso. Ntago ari kuvuga ngo ndi uko nicaye hano kuri kamera ni wowe ndi kubwira, ni ukuri kw'Imana. Wowe ndi kubona mu bantu Imana igiye guhindura ubuzima mu gihe gito nawe urimo. Ngo bizaca he? Ikora igito n'ikora igikomeye. Ikiza gripe n'ikiza umutwe, ikiza umugongo n'ikiza kanseri. Nukuri Imana irambwiye ngo ijuru rirakwibutse. Hari amatangazo Imana imanuye ku buzima bwawe. Ejo nk'iki gihe umva birakunivuze ngo nuko umutwara umwami yegamiraga
ngabyumvishe kuko uyu muntu yaryaga amafiriti yararyaga agahaga yari uw'agaciro imbere y'umwami aravuga ngo bizakunda gute ku mufuka ugura ibihumbi 33 wamanuka ukagera ku bihumbi 5 ngo naho Uwiteka yakingura amadirishya y'ijuru bene nk'ibyo bintu byabaho bene nk'ibyo bintu byakunda Elisa aramusubiza ngo uzabirebesha amaso ariko ntago uzabiryaho ndumva kandi ifashijwe hari abantu bavuze ngo nuntubakanira uzakomera hari bavuze ngo uzapfe ntacyo wimariye hari abantu bavuze ngo uzahore mu buzima bwo gukodesha hari abantu bavuze ngo uzapfa ugenda utyo ngo uzapfa utikamire nta imbwa zidakama hari abantu bakumanikiye amatangazo uratambuka bakakuryanira inzara barakuvumye bakugiriye mu bapfumu bavuze ngo ntuzigere uzara bavuze ngo ntuzigere ugira agaciro ntuzigere wubaka ngo bikunde ntuzigere ugira amahoro mu rugo rwawe ntuzigere utunga abana bafite ubwenge ibyo uzakora byose bizateshwa agaciro ntuzagire icyo wimarira ariko Imana Rebokita Mando yasika iravuze ngo ejo nk'iki gihe Imana ikoze igikomeye mu maso yawe Imana irambwiye ngo waburiye agaciro niho iguhereye agaciro Imana irambwiye ngo bagiye kubirebesha amaso ariko ntacyo bazabihinduraho babirebesheje amaso Imana iguhaye agaciro babirebesheje amaso Imana igukomereje urugo babirebesheje amaso Imana iguhaye visa babirebesheje amaso Imana iguhaye diplome babirebesheje amaso Imana iguhaye umushahara ushaka Imana iguzamuye mu ntera babirebesheje amaso Imana igukijije iyo kanseri babirebesheje amaso Imana iguhanaguye amarira babirebesheje amaso Imana iguhaye agaciro babirebesheje amaso abana be bize barangije babirebesheje amaso Imana igutujije mu mujyi wa Kigali babirebesheje amaso Imana ikujyanye muri Canada babirebesheje amaso Imana ikujyanye muri Amerika babirebesheje amaso Imana igutambagije ibihugu bya Afurika babirebesheje amaso Imana igukoreye ubukwe babirebesheje amaso ariko bagiye kureba bagiye kumera nk'amafi yari mu mazi abari kureba ariko nta kintu na kimwe ajya ahindura bagiye kumera nk'amafi ari mu mazi Dawidi arabivuze Zaburi ya 36 aravuze ngo kurira kujya kubasha kurarira umuntu ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga hari impundu zigiye kuvuga ku buzima bwawe aho waririye niho Imana igusekereje aho warwariye niho Imana igukirije aho wikopesheje niho Imana iguhereye agaciro aho wasebeye niho Imana igutabariye aho wabenge niho Imana igukorebuka ejo nk'iki gihe hari ibitangaza bitatu Imana ikoze ku buzima bwawe niko Imana yambwiye tugiye gusenga Imana hene kutarebo netayasire Rebokita Mando ya rerebo enetakibo ejo nk'iki gihe hari igisasira Imana igukuyeho ejo nk'iki gihe ndi guhanura ubuzima bwawe hayo maguru Imana irayakijije ako kagari umazemo igihe Imana ikagukuyeho ejo nk'iki gihe Imana iguhaye amafaranga Imana iguhaye gucuruza ejo nk'iki gihe amadolari yawe Imana irayazanye ejo nk'iki gihe Imana itesheje agaciro imigambi mibi y'abarozi kadusenge uri Imana nziza uracyari Imana twiringiye Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera uri se w'ipfubyi uri umugabo wapfakazi uri ibyiringiro by'abakwiringiye uri gatsinga kamakuba uradonaye Rebokita Mando yasika Shatokide Mando yasika tarasire wirige turacyakurema turacyagutegera turacyagushima uracyavuga kandi uracyasohoza kuko turi ubuhamya ugenda hari ibyo wakoze biduhaye icyizere ko nibyo utarakora ugiye kubikora ngaho urakoze uvuze ko ejo nk'iki gihe hari icyo ukoze urakoze ko tucyakiriye mu izina rya Kristo amen shalom shalom shalom